na n'uyu munsi abumva ko Sara yabyaye ashaje birabasetsa. Yewana abaratwise ngo amaze gutwara inda amezi 3 ashize ngo abana bakiranira, niko Bibiri ivuze, bakiranira mu nda ye. Yumva abana umwe akubise undi mu nda ati sekwa ni ibiki ibi ni ibiki bimbayeho ko numvisha akaguru kamwe iburyo akandi ibumoso, ibi bintu ni ibiki? Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari weho Mana muri byose. Nta mana dufite, nta nizabaho iwanye nawe, kuko uhereye kera kose kuva isi yaremwa ni weho Mana y'ukuri n'urukundo. Izina rye nirishyirwe hejuru. Tubisabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Kubatanzi kantangire mbibwira, nitwa Turacyaramo Umukiza Innocent, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Pentecote mu karere ka Nyamasheke, paruwase ya Kagano. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Turasoma mu Itangiriro ibice 25 n'umurongo wa 19. Gitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro ibice 25 duhereye ku murongo wa 19. Titire y'amagambo iranditswe ngo kuvuka kwa Esawu na Yakobo. Uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'i Paranadamu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yinginga umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Abana bakiranira mu nda ye. Arabaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana, uhereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko. Umukuru azaba umugaragu w'umuto, maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura ara nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yabyaraga. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nabibwiye ndi umugabo ndubatse. Hari abanzi bakunda kumbona mbwirizanya n'umugore wanjye Diane. Uyu munsi rero turi kuganira ku nkomoko y'ijambo abakristo
bakunda gukoresha iyo basenga bavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo. Iyi ni pariti ya gatatu. Hari pariti ya mbere twabonye kwimuka kwa Aburahamu cyangwa guhamagarwa kwa Aburahamu akitwa Aburahamu. Pariti ya kabiri twabonye uburyo Isaka yavutse kuri Aburahamu, Aburahamu yariswe Aburahamu na Sara witwaga Sarayi atakitwa Sarayi ahubwo yitwa Sara, ngo bamubyara bashaje bageze mu zabukuru, kugeza ubwo Sara ubwe byamutangaje akavuga ngo uhereye none abazabyumva bose, niko Bibiliya yavuze, bazavuga ko bisekeje, bazaseka. Niko kandi biri koko, na n'uyu munsi abumva ko Sara yabyaye ashaje birabasetsa. Amagambo dusomye inkuru za Isaka na Esawu na Yakobo. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ageze mu zabukuru abyara Isaka. Amaze kubyara Isaka, Isaka nawe ageze igihe cyo kurongora, agera igihe cyo kurongora, nyina yaramaze gupfa, ngo afite agahinda. Mwana w'imfubyi, wabonaga ba mukase babiri bari aho baravutse, barabyaye, babyara abahungu Shimayeli n'abandi bari aho mu urwo rugo rwa Aburahamu bagifite ba nyina, akajya agira umubabaro. Nigeze nababwira uburyo kurerwa na mukaso rimwe na rimwe bigora, nawe ngo aba mw'uwo mubabaro. Ariko Aburahamu ngo atuma umugaragu we ngo ajye gusabira Isaka. Isaka baramusabira, bamaze kumusabira azana umugore witwa Rebeka. Man, agira ikibazo rero, bamuzaniye umukobwa ngo wari mwiza ndetse wubahaga Imana, watoye Imana, wo mu bwoko bw'iwabo. Abaho, amaze kubaho arashaka. Amaze gushaka yumva ko Imana imumaze iki? Umubabaro. Ngo amaze abaho umwaka wa mbere ntiyabyara, umwaka wa kabiri ntiyabyara, umwaka wa gatatu ntiyabyara, umwaka wa kane ntiyabyara, ageza ku myaka 40. Oh, haleluya! Ngo atari yabyara, kuko ngo yari yaramaze kuba ingumba. Ngo ariko ngo Isaka aza kwibuka Imana ya se Aburahamu, ngo ajya kuyisenga, ngo arayinginga, arayibwira ngo Uwiteka Mana. Buriya hari uburyo dukwiye kubaho twinginga Imana. Uwiteka Mana, Mana ya Aburahamu, namenye ko ari weho Mana rurema, yakuye data muri Uriya w'Abakaludaya ikabimurira mu iki gihugu. Icyo gihe ngo bari mu gihugu cy'Abafilisitiya, ikabimurira mu iki gihugu. Ndakwinginze, umva kwinginga kwanjye, umva guhendahenda nkuhendahendaho, umva gutaka nkutakira. Ndakwinginze
ndakwinginze tegera amatwi umugaragu wawe, wumve gusenga kwanjye, umpindurire amateka. Ngo Imana yumva kwinginga kwe. Haleluya. Ngo imaze kumva kwinginga kwe, ngo ikubita Rebeka inda. Yewana abaratwise. Ngo amaze gutwara inda amezi 3 ashize, ngo abana bakiranira. Niko Bibiliya ivuze, bakiranira mu nda ye. Yumva abana umwe akubise undi mu nda. Ati sekwa ni ibiki ibi ni ibiki bimbayeho, ko numvisha akaguru kamwe iburyo akandi ibumoso, ibi bintu ni ibiki? Buri hari ikibazo tugira, kutabaza ngo ibi ni ibiki bimbayeho Mana, ibi ni ibiki nkwiye kubyitwaramo. Ngo azamuka ajya kubaza Imana. Agiye kubaza Imana, ngo arayibaza ngo ese ko mu nda y'umugore wanjye, abagabo mukwiye kubaho musenga, mukagira ibyo mubaza Imana ku ngo zanyu. Hari ibintu bituma ingo zisubira inyuma, hari ibintu bituma ingo zisenyuka, hari ibintu bituma abantu bananirwa kuzamuka no gutera imbere, kuko batabasha kubariza ingo zabo no kubasha kubariza abadamu babo ku Uwiteka Imana. Arabaza ngo ibi ni ibiki bimbayeho. Ngo ageze ku Mana, Imana iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri. Amahanga icyo gihe twayabonaga nk'ibihugu. Harimo amahanga abiri, cyangwa harimo impanga ebyiri, harimo abana babiri bari mu nda, ariko nubwo bari mu nda bazatandukana. Acyumva ko bazatandukana, ngo Imana iramubwira ngo umutoya azaba umutware, kuko umukuru azamukorera. Atahana iryo banga. Ngo agiye kubonabona havutse abana babiri. Hamaze kuvuka abana babiri, uwa mbere ngo yavutse ari cyoya, afite ibyoya byinshi, ari cyoya. Uruhu rwe ngo rwareraga cyane. Ngo uwo mwana ahita amwita Esawu. Ngo uwa kabiri ngo avuka afashe mwene nyina, agatsinsino yagakomeje, yagakuruye. Ngo aravuga ngo uyu yiswe Yakobo. Impamvu yise umwana wa Yakobo ryasobanuraga umuriganya. Ngo amwita Yakobo kuko yari afite ibanga ko azariganya mwene nyina umugisha. Ngo abyara abo bana bavuka gutyo, umwe yitwa Yakobo. Niyo mpamvu uyu munsi usanga abantu, usanga bizera, usanga itorero, usanga hirya no hino ku isi bagisenga bavuga ngo Uwiteka we, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, bimenyekane ko ari weho Mana,
bimenyekane ko ari weho ishobora byose. Niko yabwiye Mose, aramubwira ngo nitwa Uwiteka, nitwa ndiho, izina ryanjye ndi Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Nicyo gituma hari isengesho dukwiye kuba duhindura. Tugasenga n'ibyo tuzi, tugasenga n'ibyo tuzi. Mana yandese, Mana yihese, Imana ko ari nyinshi. Tubona ko hariho Imana nyinshi mw'iki gihe. Mana yihe dusenga se dukwiye kwa dusenga gute? Mana yihe? Ariko Imana iravuga ngo muri weho Aburahamu niho nzaguhera umugisha, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Dukwiriye kubaho, haleluya, dukwiriye kubaho dufite uburyo bwo gusenga. Kuko tubona ko Isaka yasenze yinginga Imana, ayibwira ngo Mana ya data Aburahamu, ndakwinginze, ndaguhendahenze, ndakwinginze, nyemera unyumvire, ndakwinginze, nyemera umpa urubyaro. Paritindi tuzavuga ku rubyaro rwa Yakobo, tuzavuga ku nkomoko ya Isiraheli nyirizina ariyo Kanani.